Ukuri ku mibonano mpuzabitsina. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane? Jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Byanditse muri Matayo 5 umurongo 27 kugeza 28. Hari ikintu abato n'abakuze badasobanukiwe neza. Itorero naryo ryafunze amaso ku byerekeye icyo kintu. Nta muntu n'umwe ushaka kubivuga nubwo biriho mu buzima. Muvandimwe, nubwo utari ubyiteze, ndashaka kuvuga ku busambanyi, ari cyo kimenyetso cya nyuma kizaranga ubwami bw'umwijima bwahagurukiye kurwanya itorero ry'Imana. By'ukuri ntushobora kubara abantu bajya gusenga kandi bavuga ko bitirirwa izina ry'Imana, ariko babaho mu buryo butandukanye n'ibyo bavuga. Batwawe n'uburaya, kwikinisha, amashusho y'urukozasoni, kuryamana bahuje ibitsina, haba ku bagore cyangwa ku bagabo, ubusambanyi, gucana inyuma kw'abashakanye, irari ry'ubusambanyi n'ibindi byinshi ntabasha kuvuga. Biragoye kubona umukobwa utaratakaje ubusugi bwe bitewe n'uko yitaga ku mukunzi we cyangwa uwo twakwita boyfriend. Ndetse ubu umusore usanga atereta agamije kwibonera imibonano mpuzabitsina gusa. Imana yo mu ijuru irareba abantu baryamana kandi batarashyingiranywe, ndetse n'abacana inyuma. Imana igira agahinda kuba umuntu yiremeye yishora mu byaha nk'ibyo by'ubusambanyi. Ni urubyiruko rungana rute, abapasitoro, abadiyakoni, ababa mu makorali ndetse no mu byiciro bitandukanye mu itorero ubarizwamo, wowe ubwawe wanatunga urutoki bishoye muri izo ngeso. Imibonano mpuzabitsina ni impano yahawe abashakanye, ariko umwana na se, umukobwa n'umusore, umuhungu n'uwo bitegura kuzabana ariwe fiancé, byabaye nk'ibisanzwe. Mbese mukeneye ko marayika w'Imana ari we uzimanukira agatanga umuburo akavuga ngo mureke ubusambanyi? Mbese dukeneye iki ngo tugorore inzira z'Uwiteka? Bapasitoro, ko mucecetse? Rangurura, wituza, bwira inzu ya Yakobo ibyaha byabo, ubwire inzu ya Isirayeli ubusambanyi bwabo. Kuki mucecetse? Imana irabogoza amarira kubw'abantu benshi bajya kurimbuka kandi bakaba baza mu materaniro ayo ngayo mwita ko ari ayera. Muhamagara abantu kuza mu materaniro ariko ntabwo mubabwira ibyaha byabo. Muri bo harimo benshi babana nabo batigeze batangaho impano, harimo benshi bakuyemo inda, harimo benshi basambana. Mbese mubikoraho iki? Mbese ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugasambane ntabwo ricyanditse muri Bibiliya zanyu? Kuki mutavuga icyaha mu izina? Abantu bavuga ko batwaye ubutumwa bwera ariko bakirengagiza kuvuga icyaha mu izina ryacyo, bazahabura ikimenyetso cy'Imana. Mumenye ko kwitwa umuntu w'Imana ntucike ku cyaha cyose nta kintu bimaze. Imana irakureba wowe usenga ugakomeza gusambana. Imana irakureba wowe usenga ugakomeza kugira umuhungu cyangwa umukobwa mushodekana. Imana irakureba wowe uri muri korali cyangwa uyoboye mu buryo runaka ugakomeza ubusambanyi ndetse n'irari ryabwo. Dukeneye kwihana by'ukuri. Yesu araje vuba bidatinze. Ngaho burira bose, abagukunda ndetse n'abakwanga, ubakize kuzajya mu muriro wo ku munsi w'imperuka, kandi Imana izaguhungisha. Dore igihe kizagera ubwo abantu bazakunda ibidafite umumaro maze bibagirwa iby'ingenzi. Abantu bazakunda ibinezeza by'isi bibagirwa umunsi w'urubanza.
bazakunda amafaranga bibagirwe ubunyangamugayo, bazatinya ibyaremwe bibagirwe uwabiremye, bazakunda kwinezeza bibagirwe ko bazapfa, bazakunda ibyaha bibagirwe gushakisha imbabazi z'Imana. Mana yanjye, umugisha umuntu wese wiyemeje kuzibukira ibyaha ngo akunezeze kandi aguheshe icyubahiro. Mana, duhe gutekereza kuri ibi bintu. Ubugingo buhoraho ni ubuntu, kujya gusenga mu rusengero ni ubuntu, agakiza ni ubuntu, urukundo rw'Imana ni ubuntu, umwuka w'ubugingo ni ubuntu. Ariko kandi itabi ririshyurwa, inzoga zirishyurwa, ubusambanyi burishyurwa, utubyiniro turishyurwa, inzu z'imikino zirishyurwa. None wakwibaza kuki abantu bakunze ndetse bakishyura ibizabajyana mu muriro, bakanga ibizabajyana muri paradizo ku buntu? Mu buzima bwa buri munsi hari iminsi dukunda kuzirikana: umunsi w'amavuko, umunsi wa mama, umunsi w'umugore, umunsi w'umwana, umunsi w'abahinzi, umunsi wa mwarimu, noheri, umunsi w'ubunani, umunsi wo kwibohora, umunsi w'ubwigenge, umunsi w'abakundanye, umunsi w'ubukwe, ndetse n'indi myinshi ntabasha kurondora. Ariko se ni bangahe bazirikana umunsi w'urubanza? Mbese utekereza ko kuri wowe uzaba ari umunsi w'ibyishimo cyangwa uzaba umunsi wo gucirwaho iteka? Nshuti yanjye, ibaze kandi bwira abantu uyu munsi w'urubanza kugira ngo bitegure kugaruka kwa Yesu Kristo. Mana y'amahoro itweze rwose, mu izina rya Yesu, amen.